musangane n'icyuma hano ku muhanda kuri ya moto ye yamwireranya ariko wowe se ubone uri kuvuga bro nimeze tese so bavuye teyo tukaye se wowe ayambo yabanze reka mubwire none se wowe bizo tintu nubwo ngubuje mutahamagaye n'umuntu urabona ukuntu tuguyeho ko wampaganiye ko nta mitungo ya Mutabazi ufite none nkafite ati se gihamya ni igihe gihamya ati njye ndaje nkwereke gihamya nkore kuri za mpapuro nzikuyemo ndebye nsanga ni ibipapuro byavyo kumamagaye none hasa none neza nta kibazo ariko ndabona usigaye ukeye si fresh usigayeho ese Bruno wowe iyo udafite utugambo nta nubwo nsura cyokoze umva mukoreye ikosora harahiye koko kweretse ubuzima bwacu bw'ini Kigali kugira ngo umwami Imana zobubemo amagambo ni meza cyane ikigisho twize kivuga isezerano rishya n'ubugingo buhoraho kiza cyane kigira icyawe kandi n'ukuri maze iminsi nishinze amakosa menshi iminsi tutaganira reba nk'ubu rero ni dasi yagakwiye akaza tugasenga mbere y'uko turyama none dore ntawe uhari ariko wowe nizere ko aya magambo mujye n'ukuri mwiga pe sibyo twize turi mu cyaro twarasengaga tuzagere mu Kigali ngo mutangire muhinduke iyi ndirimbo yo yankozeho ivuga Yesu umwami w'abami Yesu umwami w'abami ngwinube muri nge ikuba iyo vuga ujye umvugiramo iyi ndirimbo nukuri ibyo mujya mukora byose mujye mwiragiza Imana nanjye wera niyo ndi hano iyo ntaraha aho nagiye ku kazi Imana nyigira nyambere Imana niyo yambere none se kiro ko maze iminsi mbona ukonje we bimeze gute Girafre mfite ikibazo ariko natinye kukikubwira ira business y'ubucuruzi ndabona itari kugenda pe ndabona itari kugenda ahubwo mfite igitekerezo hari agashinga nungutse urabona iwacu muri kara gace ko kwa se Kikubu hari umupfumu buriya mupfumu ugira ibikine bikibyo umupfumu babandi baraguza mu izina rya Yesu yarahatuye mbwira utangiye kuvuga izina rya Yesu none uranabyemera igitekerezo ngiye mbwira yarahari nkanya numva amagambo avuga kandi narayafashe barayafashe basakumarira ikise muvana banze wumve Girafre narayafashe noneho kandi nabonaga abakuramo amafaranga menshi noneho rero igitekerezo yagira ngo njya mbu umupfumu nigira umupfumu i Kigali ngo nagira ngo nigira umupfumu i Kigali ubundi mbona amafaranga menshi mbone gushyira muri botike ese biriya bintu uko bikorana n'imyuka mibi iyo myuka mibi urayigira wayikuye abatorera nanjye simfite amagambo yavuga nanjye ndayaza ariya yo ubu ugiye kuba umutubuzi none si ibyo ukora ntabwo wacuruzaga biri kugenda gahoro Girafre ariko n'u Rwanda uzikura umupfumu wiri wacu yapfumuraga mu cyumweru akaba afite 500 kandi hariya nta n'ibihumbi 50 ninjiza ndabizi ubwo giye kubyanga kandi umushinga mwiza na Kiro uzimana Imana warayimenye Imana si Imana Imana yabuze ngo mwihangira imirimo narabatije imirimo ugiye kwishakira mu guteka imitwe n'ubutubuzi nukwihangira imirimo nukwihangira imirimo reka nkubwire
ubu se ndatuma uwuhe muryango noneho mama teta se ubu ndamubwira ndabwira ndi ukumfasha ko ubu ugiye kunanira iyo nama ni ndo ikugire kiro ariko mwamugiye kunsaza koko ntago nzabikora nabakuye mu cyangwa muze dufatanye dukore none nibyo ugiye gutangira ntago ni igitekerezo nubwo cyanze ntago muragira ngo nziruke mu muhanda nambaye ubusa ki oya ntuziruke ntuziruke sare mu birere oya ntuziruke kiro reka nkuragize imana kandi icyo gitekerezo mu izina rya Yesu ndagitsinze uragitsinze mu izina rya Yesu amen amen reka dusenge Imana ikomeye Imana idukunda turagushimye turaguhimbaje kugira neza ubishimirwe tukweretse ubuzima bwacu bw'ini Kigali kugira ngo mwami Imana zobubemo maze mwami Imana ibyo Kirosa akora bimuhire nzabikora mana duha amahoro nukuri gahunda zose tukwiteguye dushimira urukundo rwawe tugire neza muri byose dutsindire imyuka mibi y'umwanzi mu izina rya Yesu maze amahoro yawe aganze hano kandi urukundo rwawe ni mu tugaragareho ibyo byose tukwakibona mu izina rya Yesu amen kiro reka turyame nizere ko ubwo Imana yumvise isengesho ryacu twagendanye nyine wiga kubaza amazina yawe witwa nde? Nitwa Hope. Hope? Nanjye nitwa Leonidas. Byiza kumenyana. Nishimiye kujyana n'umukobwa mwiza nkawe kabisa. Ni ibisanzwe ibyo. Ewana cyakoze. Nibura uzaze kunsura wambaye gutyo se byose. Ubahe? Simpano hirya pe. Agomba kure. Ntago ari kure cyane cyangwa uzaza umfate. Cyane bitwaye ikisi. Nari. Cyakoze. Mata, nari bikanigendera sibyo? Nari tabona ari bitse. Sezeranye. Kurwana we. Kurwana ruteye. Nkaba nari nahoraga shaka cyakoze ndemeye wambaye neza simbeshye urakoze uko nari mvuye gushenga niyo mpamvu ariko urasa na bike sinkubeshye ni ukuri izina ry'Imana do wambaye neza si ukundana na Cynthia ntabwo mbizi ukuntu uri kumbeshya Cynthia se rega Cynthia nuko twigana ariko nzabikubwira ngeze ryari mwigana ariko ndabizi murakundana uri kumbeshya nabiza ahubwo rega biki gihe Cynthia rega ntabwo dukundana ni ukuri ntabwo dukundana Cynthia nuko nyine abantu twakwigumanira nawe akusha numva ngenda nikundira wowe. Okay. Sawa nta kibazo wasireka nahe tuzasubira. Nese utahe koko uje kunsura kakanya none ngo uhita utaha. Yego. Ariko umenya wari uje kundamutsa gusa. Iyi narinje kureba nyine no kugusuza. Ubundi nta kibazo tuzagaruka. Uzagaruka ryari kubizi ko ari we mba nshaka koko uzagaruka ryari. Nzaza ihangane basi tumara n'iminota 20 yonyine. Minota 20. Oya ahubwo reka nahe burije sutahe koko reka ko nyuze hano mvuye gusenga waretse tukaganira birambuye nzagaruka ndifuza kuganira nawe no kuri nzagaruka nzakubwira sawa bye shasa nguherekeje waje ukamerekeza oya ntabwo nguherekeje nzaguherekeza nta kibazo nugaruka kunsura sibyo sawa wanjye papa teta wawe nahabonye wahageze wahabonye ninde wakurangiza mbashaka ko nkeneye kuhamenya kugira ngo mubone byabaye ngombwa ko nkuri ibishoboka byose kugira ngo bane bahagere ese ubundi imbere wari warambuze ntabwo nagomba kuguhamagara ko sinari mbyitaho ko nta cyaduzaga cyane cyatuma nshaka kumenya iwawe ari ukugeza ubu ngubu
amakuru ugeze ni meza ariko se mbwiza ukuri niyihe mpamvu yaguteye kugira ngo ufate ibimenyetso twafatiye igihe nk'icyo twafashe turi kumwe tukajya kugishakisha cyamara kugera mu rugo wanjye nkakibura nkongera kugisanga mu maboko yawe cyamara no kujya mu maboko yawe kugira ngo ubimpe nongere njye kugira ngo nkurikirane ibyo nagombaga gukurikirana ugatifata ukabichimbagura niye mpamvu yatumye ariko nabichimbagura ubona uriya mugore wawe atari umunyamahane mwari guhura he nawe byari gutwaye wowe uzi ikibando nigeze gusimbuka yarakinkubise igiki ikibando mwari muri wereka nkubwire nta makuru ufite ngiye burenda muzi neza agira amahane niyo mpamvu nahise mbica kugira ngo utazabwira wumva kuzahura he na ziriya mpapuro ariko buretse aho nabikuye ko nahakora n'ibindi ufite ikibazo none se wakubwira ubundi niyo mpamvu nyamukuru yatumye ufata yewe makomande n'ibindi ndabishaka nguhe igihe kingana gite kugira ngo ziriya mpapuro nzibe ni ibintu byoroshye fasha reka nkubwire ikintu cya mbere nuko mbona nta kintu nyitayeho kukwitaho gute se agize ngo unyitayeho wagira ngo hari ikintu na kimwe wabura ibyo uvuga byo kwitaho se ni ibiki ngaho biza gute nakwitaho uretse uzabimenya nushaka urwo rupapuro uzambwire ngewe urwo rupapuro urabizi twafashe igihe kirekire cyo kugira ngo zize ndazibona mbona ibimenyetso mfasha kuri bishoboka byose ziriya mpapuro nongere nzibone n'urundi nahita ndubona byinshi ngaho se binkorere maze urebe rwose igikoresho bishoboka byose yego ujye umenya ko n'umupfakazi wawe gusa nzajya mura muri iyi nzu urabona nta kintu ko amateka aho ngaho twaba tugiye kurengera one piece one paper ese ibyo ntumbwira ndimo ndabyumva ariko twakora no kurengera ni ukurengera ibyo ni ibintu bigenda bizi ntambwe ku yindi buhoro ubu se naba ninjiye wa munsi umwe ntabwo byakunda ushaka inkaryama ntazanye ngaho gerageza basunyereka ikimenyetso nyamukuru cyatuma koko izo mpapuro zingeraho mbere yuko iyo bezo nayo rwose umva nzakurushoka byose base rwose mbabarira rwose twa tutarengera mama buri reka nkoreke nyine ntabwo urabyumva nyamara njye ndimo ndabyumva ubwo twafatira ikindi gihe ariko kitari iki ngiki ko ntabwo ari cyabyanzanye aho ngaho rwose wabona umva nyine nanjye wabundiriye mu bibare tuzabifatira icyo gihe nyine waje ntakundi nuse nabigenza gute ariko ndumva rwose oya kwirekura erega nanjye ndi umuntu w'umugabo kandi nibyo nsaba ndabyumva ariko sinona nsungu naje niteguye ibyo ntabwo rwose kandi rega nta nubwo naje nzi ko wabyiteguye nese uretse n'ibyo naje nshiye ahantu dore ndimo ndahumura wa muhumuro w'abapapa gusa urumva ndibuze amabintu umuntu w'umubyeyi yataguhumura nese naruje si mu nzu yanjye nyine basi mbabarira ibyo ngibyo tuzafatira undi wowe urabona njyewe se ubundi wangwa nabi rega nawe ntabwo wangwa nabi nta kibazo nyine reka twigendere uzabitekerezaho uzambwira nta n'ibyo gutekerezaho cyane rega nawe ntabwo uri umuntu